tondo bwana Kawaya. Kugeza muri iki gitondo NFRDC yakomeje ibikorwa n'ubundi byo kwa yacunga umujyi wa Goma kuko kugeza amaginga yabakomeje kugenda bisuganya mu bice bigiye bitandukanye byinjira byo mu marembo y'umujyi wa Goma kugira ngo birinde ibyitso bya hato na hato bya M23 byakwinjira mu mujyi wa Goma. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akomeje gusakara amafoto ndetse n'amavideo agaragaza bimwe mu bikoresho FARDC kuzana mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Mu by'ukuri ibikoresho byatangiye gukoreshwa bwana Kawaya cyabitse. Ibyo bikoresho nabwo byatangira gukoreshwa ariko mu by'ukuri biguteganywa ko uyu munsi cyangwa ku munsi w'ejo hashobora kwatswa umuriro ukomeye cyane dore ko bikomeje kuna bigaragara ko leta ya Kinshasa kugeza amaginga ikomeje imyiteguro idasanzwe kugira ngo n'ubundi barebe ko bahana n'umutwe w'inyeshyamba y'M23. Mu by'ukuri urabona wenda hari icyahindutse ku bijyanye n'imitegurire y'urugamba bitandukanye n'ibyo twagiye tubona mu minsi yagiye itambuka n'ubundi bitigeze bitanga umusaruro ku ruhande rwa FARDC. Kugeza amaginga n'ubundi imiteguro iri gutegurwa n'ubundi ni isanzwe kuko nta n'igice gihari gusa ko usibye ibikoresho n'ubundi bikomeje kugenda bizanwa ku bwinshi mu mujyi wa Goma ndetse n'abasirikare bashya n'ubundi bakomeje kugenda bazikinsha tabakiza muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo baba bari guturuka he? Baguturuka Kinshasa ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo n'ubundi bazane amaraso mashya kugira ngo baze kujoininga abagenzi babo n'ubundi bakomeje kugenda bahura n'uva gusinya ku rugamba n'ubundi bahanganyemo n'utwinyeshyamba y'M23. Kubirebana n'imigenderanire kugeza ubu zifashe gute se umuturage abasha kuva muri NO zigenzurwa na FARDC akajya mu zigenzurwa na M23 cyangwa se birashoboka ko umwe yava nko mu bice byigaruye na M23 urugero nka Kicanga akaba yakinjira Goma byakunda? Kugeza amaginga ntabwo uri kumworohera cyane kuko mu by'ukuri kuko kugira muri kariya gace ka Mugonga ndetse na za Bambiro usa naho ari kuva mu bice n'ubundi biri kugenzurwa n'M23 ushaka kwinjira mu mujyi wa Goma bigasa n'abigorana cyane kuko leta ya Kinshasa niho yasize urukuta rukomeye cyane rw'abantu bose bagomba kwinjira mu mujyi wa Goma ko bagomba kuba basakwa mu buryo budasanzwe kugira ngo n'ubundi birinde ko ari ibyitso by'M23 n'ubundi byakwinjira mu mujyi wa Goma. Rwose ntabwo biri koroha kandi no biri korohera biri gusa naho bikunda biri gusa naho n'ubundi ariko yasatswe yewe yanareba nabi n'ibyo afite akaba yabyamburwa azira ko mu by'ukuri ngo nawe ashobora kubakorana bya hafi n'abarwanyi ba M23. Twabonye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyinshi mu bihugu bihakorera bihafite za ambasade bitangira kwamaganwa n'abaturage babisaba ko bizakabaye biva mu gihugu cyabo ndetse ko bizananiwe gukemura ikibazo cya M23 kugeza ubu nk'uko hari n'ubuhe bwana Kawaya nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi iri kubica bigacika. Kugeza amaginga umwuko hari n'ubundi nuko bigaragara ko n'ubundi leta ya Kinshasa n'ubwo yanze inzage ibiganiro ikayoboka inzira y'intambara ko na rimwe itazigira itsinda barabarwanya ba M23 kuko abaturage n'ubundi ba Kivu y'Amajyaruguru yewe ukongeraho na Kivu y'Amajyepfo kugeza amaginga ya benshi barasa n'aho bamaze kumenya icyo uramutwe urwanira kandi ko bakomeje kugenda binginga leta ya Kinshasa ko yakwemera inzira y'ibiganiro kurusha uko yayoboka inzira y'intambara. Ibyo ndabivuga n'ubundi nshingira ku muturage n'ubundi witwa Colonel Almas watangaje avuga ko n'ubundi nataza kugira igikorwa Kivu zombi zishobora kuba haboneka amerikanization. Kugeza amagingo kubirebana n'urujya n'uruza mu mujyi wa Goma urabona wenda hari icyo byaba byarakomyeho mu nkokora no kuba M23 igeze mu birometero bike isatira umujyi wa Goma. Kugeza amaginga ku kibuga cy'indege cya Goma ntabwo kikoreshwa nk'uko bisanzwe kuko indege ziri kujya ziza kuhagwa zabaye mbarwa kurusha uko zari zisanzwe zagwa mu minsi isanzwe kuko urabona ko n'ubundi hari ikintu cyahindutse mu mujyi wa Goma aho bamaze kumenya ko umutwe w'inyeshyamba y'M23 uri mu nkengero zinjira muri uriya mujyi wa Goma kuko ikibuga cy'indege cyari nyabagendwa cyane mu minsi yatambutse ariko kugeza amaginga ntabwo kikiri nyabagendwa ntabwo kikigendwa cyane n'indege n'ubundi zisanzwe zikora ibikorwa n'ubundi z'ubucuruzi ndavuga nko kuba nka business class kuba zazana abantu bagiye batandukanye n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza amaginga n'ubundi ntabwo gikunda bitewe n'uko akonje kwenda bikanga umutekano mukeya cyane mu mujyi wa Goma.
urebye no ku bijyanye n'ibinyabiziga ndavuga imodoka za moto ndetse n'amagare yewe ukongeraho na bimwe bita amacugutu kugeza amagingo n'ubundi ntabwo bigikunze gukoreshwa cyane kuko abenshi barasa naho bagiye bahunga bava n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza muri Kivu y'Amajyepfo dore ko bakomeje kugenda bigaragara ko hari n'abagiye batega indege n'ubundi bakerekeza Kinshasa bityo no kuba bahunga imirwano ishobora ngo kuba yaba mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Muzi neza ko byamaze kumenyekana ko umujyi wa Sake n'ubundi wagiye mu maboko y'abarwanyi ba M23. Muzi ko muri teritwari ya Nyiragongo ndavuga cya kibaya cya Kibumba kimaze kwigarurira ku rugero rwa 65% nacyo hamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Mbese aho nakwita ko wasigaje n'ubundi ni umujyi wa Goma, niyo ukongeraho na za Kanyarucinya, ukongeraho na za Ndosho, ukongeraho na za Mama Oliva, mbese na za Katindo, aho bigaragara ko n'ubundi utwo duce nitwo M23 isigaje kuba yakwinjiramo ubundi gahita yinjira umujyi wa Goma uturutse muri teritwari ya Nyiragongo. Urumva ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane, nayo mpamvu uri gusanga bamwe mu bakire batandukanye n'ubundi babarizwaga mu mujyi wa Goma abenshi iyo uvuze ngo urabashaka kubabona byaba bisa naho bigoranye cyane. Yewe muzi neza ko hamenyekanye n'andi makuru, muzi neza ko nabashije kubibabwiraho yuko General Peter Kirimwami nawe ubwe kugeza amagingo atakira muri Kivu y'Amajyaruguru gafite icyuma gisigaye kimuvana muri Kivu ya ruguru kikamujyana muri Kivu y'Amajyepfo, ndavuga kimuvana i Goma kikamujyana i Bukavu, akaba ariyo ajya kurara ubundi mu gitondo akabyuka mu cyakare agaruka mu kazi muri Kivu y'Amajyaruguru. Urumva ko ari ibintu bitoroshye. Yego bwana Kawaya, reka tujye ku yindi page, by'umwihariko tujye ku mbuga nkoranyambaga akomeje kugenda hatangazwa amwe mu makuru ndetse bamwe bavuga ko ashobora kuba afite icyo yaba agiye guhindura. Ni mu gihe kandi M23 rwanira uburenganzira bw'abanyekongo bamaze igihe barambuwe, rero bikaba ari ibintu n'ubundi bimaze igihe bivugwa. Kuri ubu benshi batangiye kuvuga ku bijyanye na balkanization. Wenda reka mpere kuri umwe mu batanze ubutumwa yifashe urubuga rwe rwa X, uyu n'uwitwa Aremas, yagize ati mw'abakivutians mwe mumenye neza ko abantu b'Kinshasa atari bo bazabavana mu kaga, nta nubwo babahaye kuba mwakivana muri uru munwa. Ahanini rero mwatewe n'intambara, bo bakoresha kurasa gusa, bateganya no kuba murateganya ko muzacungurwa n'ibihugu by'amahanga. Murabigira se ngo bashaka ko bubaka? Oya, barabasenya. Nimuhaguruke mubohoza akarere kanyu, mufatanye n'ingabo zanyu za Repubulika M23 bare AFC. Ni mu gihe undi witwa Adam nawe aheruka kuvuga ko AFC ikomeje guhamagarira abaturage ko bayoboka inzira ya demokarasi, aho yagize ati muze tubohoze igihugu cyacu, twubake demokarasi ibereye irimo amahoro n'umutekano. Kugira ngo ubigereho umuti urambye ni ukuyoboka M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Mu by'ukuri bwana Kawaya, ndashaka kukubaza, mu by'ukuri kugeza ubu ngubu bari kuyoboka cyangwa se bamaze kumva propagande za Alliance Fleuve Congo yavutse ku itariki ya 15 Ukuboza 2023 barangana gute? Bose bamaze ko urebye ntabwo namenya imibare ariko bamaze kuba benshi aho rirashaka kugeza amaginga rwose byakwisengerera kandi kuko kugeza amaginga ya abenshi barasa nabo bamaze gusobanukirwa Alliance Fleuve Congo, aho ari nayo mpamvu bakomeje kuna n'ubundi bagaragaza ko mu by'ukuri bakomeje kuna bahamagarira abaturage mu by'ukuri kuba bajoininga M23 ku bwinshi, ari nako bajoininga rira shaka rya Corneille Nangaa. Kugeza amagingo rero igihari kandi kinashoboka cyane nuko ushobora gusanga leta ya Kinshasa yaranze kwemerera ibiganiro hagati yayo na M23 bikarangira n'ubundi ihombye Kivu zombi, ndavuga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, kuko abenshi abaturage n'ubundi ati muri ziriya ntara zombi basa nabo bamaze kugaragaza ko mu by'ukuri bishimiye ibikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi M23 ikomeje kuranga n'ubundi igaragariza abaturage, ari nako mu by'ukuri yirwanaho ikagaragaza n'ubundi no kuba yakiza abaturage. Ibyo ngibyo rero yuri ahantu usa naho ushyigikiwe kandi bakomeje bashyigikira ibikorwa
n'uburyo bw'inararibonye ukomeje kugenda ugaragariza abaturage, nta mpamvu ugiye kutagukunda cyane. buriya nayo mpamvu bariya Shawe Adamu ndetse na mugenzi we witwa Colonel Arimasi bo bakomeje kugenda n'ubundi babigarukaho, nuko n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi babona ko rwose M23 ikomeje kugenda igaragaza ibikorwa byiza. N'ubundi ni byari byaranavuzwe n'umuhuzabikorwa M23 ni bwana Benjamin Mbonimpa, aho nawe yari yaragize ati Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bizaba ubwami uzatangazwa mu minsi iri imbere ku basore bo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa yo yamaze kwinjira muri gahunda yo guhamagarira abasore n'inkumi kugira ngo barwanye abavandimwe babo bo muri M23, ariko ibizo bikomeza kuzana imfu, kumugara n'ibindi bishyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Imipango ya Kinshasa ntitegura akazuba k'urubyiruko rwacu, nimuze muzabona abazabayobora nta kibazo. Mu by'ukuri iyi gahunda M23 ifite yabigeze he? Se ubona ishoboka? Ese ubona ari igihe cyaba kiri kuyitinza niba baramaze kuyitegura? Iyo gahunda irashoboka cyane kandi nta n'ikiri kuyitinza, kuko mu by'ukuri niba M23 isa nayo igeze mu marembo y'umujyi wa Goma, urumva ko mu by'ukuri umujyi wa Goma muzi neza ko ari wo mujyi mukuru cyane wa Kivu y'Amajyaruguru. Urumva rero ko M23 n'ubundi habura gatoya cyane kugira ngo ube yinjiye mu mujyi wa Goma, urumva ko n'ubundi abasirikare ba leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi aho guhungira hahari hazaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Kandi muzi neza ko kugeza magingo aya hari uduce tumwe n'ubundi turi muri Kivu y'Amajyepfo dusa naho natwo turi kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ubwo rero ukumva ko mu by'ukuri mu gihe M23 n'ubundi yabise nayo ifashe Kivu y'Amajyaruguru yose ikaba iyayo, urumva ko rwose nta kabuza n'ubundi kuko yafata Kivu y'Amajyepfo, nk'uko n'ubundi Benjamin Mbonimpa n'ubundi akomeje kugenda nawe abigaruka avuga ko mu by'ukuri byakunda cyane kugira ngo n'ubundi M23 iyobore za Kivu zombi. Yego, inzira zose zirafunze kugeza amagingo ya bwana Kawaya. Yego ndakumva. Kuba bamwe mu basirikare FARDC bakomeje gutoroka urugamba, ese SADC iraza guhagarara yonyine ku mirongo y'imbere y'urugamba cyangwa nayo biraza kuyica intege mu gihe ubona bene igihugu badashaka kurwana? SADC reka nayo irasa nayo yacitse intege cyane, kuko mu by'ukuri irasa naho abarwanyi akomeje kugenda ibwirwa yari izi neza ko boroheje, ariko mu by'ukuri nayo imaze kugenda ibona ko mu by'ukuri abarwanyi ba M23 bafite imbaraga mu buryo budasanzwe, kuko kugeza magingo aya niba abasirikare b'Abatanzaniya igihe habaga imirwano n'ubundi mu mujyi wa Sake, ingabo za Tanzania gasa naho zihungira ku ngabo za MONUSCO, nuko byakomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri abarwanyi ba M23 n'ubundi bafite ubunararibonye ku bijyanye n'imirwanire. Rero kugeza magingo ya SADC nayo irasa nayo yacitse intege cyane, bitewe no kuba mu by'ukuri ikomeje kugenda bigeze magingo aya n'agace n'akamwe n'ubundi bari bambara barwanyi ba M23. Kugeza amagingo aya twabonye ku mugoroba makuru yavugaga ko ndetse nawe wabitubwiye Jean Pierre Bemba Gombomba yamaze kugera i Goma, aho yaje n'ubundi mu bikorwa byo kurebera hamwe uburyo umutekano wakongera kuba wasubira mu buryo. Mu by'ukuri uruzinduko rwa Jean Pierre Bemba rwaba rwahinduye iki ku myitwarire FARDC ku rugamba? Ese hari izindi ngamba zikakaye yaba yashyajyanye ku rugamba zatangiye kuba zatuma hari icyahinduka? Kugeza magingo aya hari ingamba zafashwe, ariko nuko gufata izo ngamba kuko n'ubundi haje abandi bakomanda bashya n'ubundi bavuye i Kinshasa, aho byakomeje kugenda bigaragara ko kugeza magingo kuri uyu munsi wo ku itariki 14 kuri wa gatatu nibwo hagaragaye abakomanda bagiye batandukanye n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Goma, aho byagaragaraga ko n'ubundi bagiye kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bikomeje kugenda bigenzurwa n'ingabo za leta ya Kinshasa kugira ngo n'ubundi bahabwe amabwiriza yo gukomera kwataka n'ubundi umutwe w'inyeshyamba y'Umufite ndetse no kuba bawugabaho ibitero, akavuga ko n'ubundi bawambura umujyi wa Sake ndetse na cya kibaya cya Kibungo. Yego, kugeza amagingo ya bwana Kawaya. Yego ndakumva. Ku birebana n'imibanire y'M23 ndetse n'abaturage Sake byifashe gute? Se abaturage kuri ngubu niye mpumeko bafite kuri M23 imaze igihe kirenga amasaha 28 iri kugenzura uyu mujyi?
kugeza amagingo abaturage barasa n'aho bishimye cyane ariko mu by'ukuri bakabona ko nanone imbogamizi zihari ari uko leta ya Kinshasa itaraza kwemera ko mu by'ukuri barwanya bayi mu 23 n'ubundi bakoma mu mujyi wa Sake, kuko n'ubundi bafite urwikeko rugiye rutandukanye rw'uko n'ubundi isaha ku isaha bagabwaho za ndege zitagira abadereva, ndavuga 7-4 ndetse